rero twongere tubashimire dushima ukuntu mukomeje gukurikirana ibyigisho byacu, ibyigisho bikomeza kunyura mu buryo bwumvikana ndetse n'ababishaka barabireba. Ibyo byigisho rero bikaba binyura kuri channel yitwa Agakiza n'Uburere, aho twagiye tureba cyane cyane isano iri hagati y'uburere n'agakiza, tubona yuko ibyo bintu nta rufatiro burya ngo umuntu yakagombye gushiraho ngo uretse urwashizweho na nyirabyo. Ibyo rero akaba ari ibyo tubona mu gitabo cy'uburezi page 30, Agakiza n'Uburere. Impamvu rero twabyifuje nuko byo bidasaba inyunganizi z'abantu, ahubwo bigomba gukorwa nkuko biri, nkuko byatangijwe n'Uwiteka Imana yacu. Ahangaha rero tugiye gukomeza kugaruka ku byerekeranye n'umurimbo, tugiye kugaruka ku byerekeranye n'uburyo tugomba kwirimbisha, nyamara tukirimbisha bihuje nuko twabonye agakiza. Abantu bahagakiza hari ukuntu bagomba kwirimbisha mu buryo bukwiriye kandi bwiza kandi buhuje nuko ijuru rishaka. Mu gihe rero abantu benshi badakunze gutekereza kwirimbisha ndetse ngo babihuze n'agakiza, usanga ngo umuntu yarakijijwe ukabona yiyambariye uko ashaka, usanga ngo umuntu yarakijijwe ukabona rwose yirimbishije uko ashaka. Ibyo byose nibyo twagiye tugarukaho muri channel yacu, kugira ngo abantu baje bakomeza gutekereza yuko burya agakiza gahuye cyane n'imyambaro twambara. Ese ibyanditswe bivuga ku myambaro? Yego. Ese hari imyambaro ihuje no gushaka kw'ijuru? Yego. Ese abantu bakijijwe cyangwa se babatahajuru bagomba kwambara neza? Yego. Ese abantu babatahajuru bagomba kwirimbisha? Yego. Gute? Reka ubwo tugiye gukoresha rero ibyanditswe, aho twakunze kuvuga yuko tuzakoresha handitswe ngo, cyangwa ni kuwiteka avuga. Ni ijambo ry'Uwiteka riza ku mugaragu wayo riravuga riti, ntabwo tuzarenza aho ngaho. Kandi iryo tegeko dusoma mu bitabo rigenda niryo ngo itegeko rya mbere riruta amategeko yose abaho. Tugira amategeko y'imirire, tukagira amategeko y'icumi, tukagira amategeko 2 Yesu Kristo yasize, ariko itegeko rikuru riruta ayo mategeko yose ngo nirivuga ngo niko Uwiteka avuga. Nabyo biranditswe, ariko ntabwo turi buze kwinjira kuri iryo tegeko naryo, ubwo tuzarireba hagize urikenera. Ahubwo tugiye kureba umwambaro umwe, ariko uwo mwambaro ni umwambaro cyane cyane wibanda ku bagabo, kuko abantu benshi iyo tugeze ku myambaro abadamu baravuga mbese abagabo bo mbese bambara bate, ese imyambarire yabirakwiriye, ese imyambaro yabishimwa n'ijuru. Arabishimwa n'ijuru, ariko hari n'abidashimwa n'ijuru. Ese bo biba byagenze bite? Reka tumanze twareba icyo Uwiteka yavuze ku byerekeranye n'imyambarire. Nkuko rero twakomeje kubibabwira, uyu muvugana yitwa Bagirinshuti Pierre, haleluya, niwe wifuje yuko mwaje muganira nayo ku byerekeranye n'agakiza n'uburere, ariko tukibanda ku bintu by'ibanze abantu benshi badakunze guhereza agaciro, nyamara ari iby'agaciro. Ntabwo twagiye turimbika ngo tuje mu bintu byo hejuru abantu benshi bazi, ahubwo twebwe twifuje kuja mu nyigisho z'urufatiro, uko ibintu byatangiye, uko ibintu nyirabyo abishiraho yabitangije. Uwo ni Uwiteka Imana yacu. Reka rero ubwo tugiye kurambura ibyanditswe byera, tubanze twasenga. Data mwiza ukiranuka, tukimara kugutandukira wabonye twambaye imitini, twambaye ibibabi by'amakoma, twambaye ibibabi data by'ibyatsi. Uravuga ngo reka mbaremere umwambaro w'uruhu, byibura wo wararambaga kuruta Nyagasani, wo twari twiremeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakomeza ubona n'umwambaro w'uruhu utabuhagije, uravuga ati reka mbashakire umwambaro wo gukiranuka ubonerwa muri Yesu Kristo. Uhimbazwe cyane rero kubw'ibyo byiza badukoreye, kandi uduhe kubyumva, uduhe no kubyuza, kuvuga ndetse no kubabyumva n'abazabyumva, kugira ngo bitubere gutyo mu izina rya Yesu, amen.
ibyanditswe rero byagiye biravuga ku myambaro bikongera bikayisubiramo, muzaza kubisoma mu gitabo cyo Kuva igice n'igice cya 28 umurongo ni icyo gice cyose cyabivuzeho, kirongera kibisubiramo mu Kuva igice cya 39. wasoma icyo gice cyose ngo mu kubisubiramo ntabwo ari uko amagambo menshi y'abantu b'Imana, ntabwo bivuze yuko ari abantu b'Imana bagiraga amagambo menshi kuko tubivuga mu buzima bwa buri munsi, ngo ahubwo ngo cyari ikintu uwo ari we wese agomba kwitaho cyane, ikintu gisubiwemo ngo ni ukucyitaho mu ijambo ry'Imana. Reka rero twifashishe isomo rimwe muri ibyo bice mu Kuva igice cya 28 umurongo wa 40. Kuva 28 umurongo wa 40 haravuga ngo abana ba Aroni uzababohera amakanzu abanza ku mubiri, ubabohere n'imishumi n'ingofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro n'umurimbo. Amina. Abana ba Aroni bagombaga kwambara amakanzu, akaba afite imishumi, akaba afite ingofero, ngo ari byo kubatera icyubahiro n'umurimbo. Izina ry'Imana rishimwe. Abana b'Imana bagomba kwambara bakarimba, kandi imyambaro bambaye akaba ari iy'icyubahiro. Kubera iki se yose itabiye icyubahiro? Kubera iki abandi itarira b'icyubahiro? Impamvu yagomba kuba icyubahiro nuko Uwiteka Imana ubwo ari we warushizeho gahunda yayo n'uburyo igomba kumera n'uburyo igomba kudodwa n'abagomba kuyambara. Ikirushijeho kuba cyiza ni umurimo bari bagiye gukora. Amena. Uko niko Uwiteka avuga. Reka twongera twifashishe ikindi gitabo kivuga ngo nihanditswe ngo gusa amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Paje yacu ni ya 290. Amahame shingiro 28 y'ukuri kwa Bibiliya. Paje yacu ni ya 290. Aravuga ngo ibisonga by'Imana bisabwa kwitanga k'ibitambo bizima. Hari ijambo ngiye gusoma aho bavuze ngo mu kuvuga iyo mitako twumvamo kwambara amaherena, impeta, imikufi yo mu ijosi, ibikomo, utwuma dufata karuvati two kwigaragaza by'imirimbo dushaka twagarukiraho. Dutangiye kwinjira mu isomo neza. Noneho rero isomo rivuga ngo karuvati, ntabwo turi bwongere gusubira ku byuma bifata karuvati ko bira twabibonye, ahubwo tugiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo karuvati. Karavati ni ijambo rero ry'igifaransa, ariko niyo rivuzwe mu kinyarwanda rirumvikana. Bibaho rwose mu ndimi, habaho gutira ururimi rutira urundi, nk'uko no mu magambo y'igifaransa ubu ngubu bafite ijambo rivuga ngo gutekinika. Rero ni ijambo ryaturutse mu kinyarwanda, ariko rigushyirwa mu gifaransa, naryo rifite ubusobanuro nyine kuko tubuzi ngo gutekinika, ngo yabitekinitse. Yego rero iri jambo karuvati ni ijambo tugiye kuganiraho, kandi tukariganiraho mu buryo bwo kurimba, tukariganiraho mu buryo bw'icyubahiro. Ese karuvati yambarwa iti? Ntabwo turivuga amategeko y'ukuntu bayizirika cyangwa se bayifunga, ahubwo tugiye kureba uburyo yambarwa. Tugiye kureba rero muri aya mategeko 49 uyu mugabo witwa Hooks Clever na Lancaster bavuze. Ni amategeko 49 bavuze. Uyu Hooks Clever na Lancaster ye ni amazina rero y'amanyamahanga, ari ibyo bayivuzeho ngo kugira ngo umuntu abe yambaye kandi aberewe agomba kwambara agatebeza, agashyiraho umukandara, twabisomye mu byanditswe, kandi agashyiraho karavati. ngo cyane cyane yari umugabo biba byiza cyane, uretse n'umugore usanga ari byiza baberewe, ariko hari icyo bagomba kwirinda mu kwambara karuvati.
ni muri urwo rwego bashyizeho amategeko 49 yo kwifashisha mu gihe tugiye kwambara karavate, kuko abashakashatsi tumaze kubibabwira babigaragaza ari bo hooks, clever na lonkreta babivuga. Dore mu mategeko 49 rero irya mbere bashyizeho niringiri ngo ntugomba kwambara karavate utatebeje. Hari za mode nyinshi ziri kugenda rwose zigaragaza karavate, ukabona karavate rwose ngo ari wese ari kuyambara uko ishati imeze. Ntugomba kwambara karavate utatebeje. Icya kabiri, itegeko rya kabiri ngo karavate ntiyambaranwa n'umupira cyangwa ishati iciye amaboko. Oya, ufite amaboko maremare kugira ngo ube warimbye, kandi rwose na nyuma yo kurimba ukaba wambaye ukumva ko uri umunyacyubahiro. Ubundi ku karavate iba igomba kugera ku mukondo cyangwa aho ukenyereye. Abantu benshi uri kuja kubona kubisemo karavate, ukabona rwose karavate igarukiye mu gatuza, ukabona karavate igarukiye ahinda ifataniye n'igihimbahari, niba ariko nabivuga hano mu gikanka cy'agatuza. Ariko karavate igomba kugera ku mukondo cyangwa se ku rukenyerero neza ukagera ku mukandara cyangwa igashaka kuwukoraho karavate. Ubundi hari ikindi baravuze ngo igihe wambaye karavate ngo ntugomba kugenda wenyine. Karavate umunyacyubahiro se agendaga wenyine nyine, umuntu arembye ntagomba kugenda wenyine, abagiye aha wenyine se. Ibyo nibyo twagenda twibaza ngo umuntu wambaye karavate ntagomba kugenda wenyine. Ngo harimo n'akandi kantu ngo hari igihe ushobora kugenda wenyine abagizi ba nabi bakayikoresha bakuniga, bakayikoresha nk'umugozi, ukabona rwose bayifashe wizaniye n'intwaro yo kugira ngo bakugire vuba. Tugomba kugenda wenyine. Itegeko rya 4 ngo ntugomba, ni amakuru dukesha hooks, clever na lonkreta. Itegeko rya 4 baravuga ngo ntugomba kwambara karavate urwara umusonga cyangwa se urwara igicuri cyangwa indi ndwara ifata bitunguranye. Hari igihe ushobora kwikubitamo urwara igicuri, urwara umusonga, ikagufasha kwihuta rwose kuva kuri iyi si ya nyagasani. Oya rero, niba urwara izo ndwara yihorere nta kibazo, itakwihutisha kandi wenda aho gupfa none wapfa ejo. Itegeko rya 5 ngo ntugomba kwambara karuvati ngo ugende wiruka. Ntugomba kugenda wiruka. Oya rwose, nyacyubahiro se warimbye agomba kwirukishwa n'iki? Icyo cyuya gutekereza kugwa uyambaye, sibyo bibi cyane se? Ntabwo ari byiza rero, tugomba kugenda wiruka. Itegeko rya 6 ngo riravuga ngo si byiza kwambara karuvati reka dusubiremo ngo ntugomba kwambara karuvati ngo utere kuyicunga neza, ngo kuko igihe ugiye kuringanira n'ameza, ubwo ndavuga kurya, ngo hari igihe igutanga mu isahane. Ahangaha ubona abakozi mu mahoteli bo hari igihe ubona rwose ukabona bakoze twa dukaruvati dutoya, kenshi bo ngo babatinye no mpungenge, bafite no mpungenge, bavuga bati ishobora kuntanga mu isahane ngiye guhereza boss mu isosi. Tekereza rero igutanze mu isosi,
hanyuma ukayihereza umuntu, hanyuma uwo muntu akabona isosi isigaye ku isahani no kuri karuvati. Nguko rero se yanywe iyihe? Yanywe yo ku isahani, yanywe yo kuri karuvati. Ngiyo impungenge rero ivugwa na bariya bahanga batanze izi nama karindwi, ngo ntugomba kuja mu bwiherero ubwo ari bwo bwose wambaye karuvati. Ntugomba kuja mu bwiherero ubwo ari bwo bwose wambaye karuvati. Kuko ngo budatunganye ngo bwateza ikibazo. Ingingo ya 8 cyangwa si inama ya 8, ngo si byiza kwambara na karuvati n'ikabutura keretse kiyobana n'ubumuga. Nibyo. Ingingo ya 9, ngo ntabwo umuntu ufunzwe yemererwa kwambara uyu mwambaro. Kirazira gusa umuntu ufunze giye gufungwa bakagombye kumukiza karuvati. Kutayimukijije hari igihe agira agahinda, umubabaro, kuko hariho n'ubarengana ufite amarangamutima hafi akaba yayikoresha ivana kuri iyi si. Ingingo ya 9, ngo ntugomba gushyira ibintu bitumbye mu mifuko yawe. Cyambaye karuvati, ndagiye umufuka w'ishati ugomba kuba ugeze nkiriya, ngo karuvati nayo ibiriho kuko ushobora kugendera iruhande rumwe. Birumvikana bitumbye uko n'umuntu ntabwo aringaniye, ukabona umufuka w'ikibuno ugeze nkiriya, undi mufuka w'ikibuno ugeze nkiriya, umufuka w'ikoti ugeze nkiriya, umufuka w'ishati ugeze nkiriya. Oya, ugomba kugenda uringaniye, imyenda ikuringaniyeho igihe wambaye karavate. Nibyo rwose. Ingingo ya 10, tugomba gutwara ibintu biremereye wambaye karavati. Uko n'umuntu rwose yambaye ibintu biremereye, ukabona mbese arikoreye kandi bitagaragara, ntabwo ari byiza. Kumva kumva rwose wangushe nawe wiyoroheye, ku buryo rwose wumva ko cya cyubahiro ibyanditswe bivuga, kwa kurimba ibyanditswe bivuga nawe bikuriho. 12 baravuga ngo iki, ngo ntugomba kurisha intoke wambaye uyu mwambaro. Yahahangu tungo munyumvire. Nibyo, ukabona umuntu ari gufatisha isosi intoki, isosi iri kunyura hagati y'intoki, yambaye karavati. Namwe mu byumve, ngaho tekereza ashize mu kanwa, yayindi iri kunyura hagati y'intoki, iri kumva yanyura mu kanwa, reba aho yanyura. Oya rwose ntugomba kurisha intoki wambaye karavati. Niba nta kiyiko, niba nta kanya, rwose komeza wiyubahe, kuko wiyubashe kare ukiva mu rugo. Nibyo, ngo igihe wambaye karavati. Ingingo ya 13, ngo ntugomba kwicara ku ntebe utegamiye wambaye karavati. Kono umuntu aricaye, karavati iri kugera mu mavi cyangwa iri kunyura mu mavi hagati y'amaguru cyangwa iri kunyura iruhande, ubwo ndavuga ngo yihese, yikunjishe. Nta muntu wikunje yambaye karavati. Wambaye karavati agomba kwiyegamira. Reka n'umunyacyubahiro kandi aba yanarimbye, si kubyanditswe bibivuga se. Agomba kuba yicaye neza kandi yegamiye. Niko bimeze, ko biri. 14, inama ya 14, tugomba gukina umukino wari wo wose wambaye karavati. Wambaye karavate rwose, siporo aba yayisezereye, za siporo dukunda aba yazihagaritse, za zindi twemera aba yazihagaritse, za zindi byanditswe bikuvuga aba siporo iyo ariyo yose. None se rega nayo bari siporo mu kwiyubaha no kurimba, niyo mwambaro w'abarimbye ndetse nabo banyacyubahiro.
kuko ngo hashobora kuboneka ingaruka nyinshi. 15 ngo ugomba kwirinda kurakara cyangwa kuvuga nabi cyangwa se gutongana wambaye karavati. Ngaho tekereza, ugomba kwirinda kurakara umuntu rwose umunyacyubahiro. Yemwe n'ibyanditswe birabivuga ngo igihe rwose tubabaye, igihe tugeze muri ibi bihe byo kuri ino ngingo, ko n'izuba ntirikarenge ngo tukimeze gutyo, none iyo wambaye karavati ho noneho ngo hakagombye ibyo ngibyo kugira ute kubyirinda. Rega uwo murakaranije hari igihe bari kuvuga ati reka yaba kurusha n'uburakari, ukabona yangingira agarutse, ukabona yifashishije karavati yawe kugira ngo agere ku ntego ye nyamubisha. Ngo ababindi bagira konje, mujya mugatekerezaho. 16 ngo ntugomba gusinzira kuryama wambaye karavati. Kubera iki se? Myanya y'ubuhumekero ushobora gutuma idakora neza, ushobora gutuma rwose umwuka udasohoka neza mu mazuru cyangwa mu kanwa. Usinzira wambaye karavati rero oya. 17 ntugomba kurira igiti wambaye karavati. Ngaho kurira igiti wambaye karavati oya. Kubishaka inkwi, ushobora kuba ugiye gutashya, ushobora kugira utango kuko ushobora gufatwa mu giti, gufatwa mu ishami, ukabona iteje cya kibazo tunari gutinya. Nibyo. 18 ngo igihe urya ugomba gukoresha icyuma, ikanya. Ntugomba kunywesha isupu isahane. Tugeze ku meza. Murabizi ko nk'uko ibyigisho byacu bigenda bibigarukaho, tuzagenda tugaruka ku mirire, iminywere n'imyambarire. Ibyo bintu tuzagenda tubitindaho, muzihangane mukurikire ibi byigisho. Barongeye baratubwira ngo 18 ngo reka nsubiremo, ngo ntugomba kunywesha isosi cyangwa se kunywesha isahane uri kuyinywesha isupu, abindi bita isosi. Ngo unywesha isahane rwose ngo nuko ukumbuye isosi, ngo nuko ukumbuye isupu, ngo yaguhumuriye neza, ngo ufate isahane uyiterure uyinywesha iyo sahane wambaye karavati. Ntabwo byiyubashye. Namwe ninjya ndavuga ingingo jura reba uri kuyishyira mu bikorwa. Mbese reba uyishita unayishyira mu bikorwa, uhita wambara karavati, nurangiza uyishyire nko mu birori, uyishyire nko mu bukwe, nurangiza wenda niweho musore munyihanganire gakeya, wenda niweho mukobwa, wenda niweho wa marene, niweho pare, niweho musangiza w'amagambo, niweho ufite ijambo nyamukuru, maze ngaho bireba uteruye karavati, uteruye isahane, mu mbabarire, uteruye isahane wambaye karavati. 19 ntugomba kunywa ikintu kidapfundikiye. Gipfundu ako kanya. Mfajya kidapfundikiye urasanga bibaga ngo rukumva ngo none se ko na fanta zangeretse, amazi nawe nari kubapfundikiye. Ndabivuga neza, fanta zarangiritse. Kuko muri fanta nuko tubizi dutarutse za mitsingi na za primus na za kizo, ziriya zo alukoro yayirahagije kwangiza. Kaningarukire kuri fanta cyane cyane. Fanta buniri ngo icupa rimwe ngo ribamo utuyiko hagati ya 12 na 16. Ngo iyo unyoye icupa rimwe rya fanta ngo abasirikari b'umubiri ngo bahagarara kuri 60%. Ngo bivuze ko ngo bashobora guhagarara ngo hafi amasaha 2. Ngo bivuza nanone ko ngo iyo umaze icupa rimwe rya fanta ngo hakagira indwara kwinjirana urirangije, ngo iba iyari yo yose ngo yagushobora. Gripe, inkorora, indwara yari yose ngo ahita gufata gushobora, ngo abasirikari warangije kubaka imbunda zabo kera. Ndavuga abasirikari b'umubiri. N'amazi rero ngarafungurwa, niho twari turi kwerekeza. 20
ngo inama ya 20 iravuga ngo ntugomba kwicara utirengejeho akaguru kandi ukegamira. Nta kwicara, nsubiremo neza, utirengeje akaguru kandi utegamira. 21 ugomba 21 ntabwo ugomba ngo kutiruka ikibakivuzeho guhaguruka ngo bya hato na hato, oya, nibyo bakumenya ngo aho wicaye ngo kuhameze ngo nta nuko watesha nta gaciro, uhaguruke bya hato na hato ngo uhaguruke uri kwiruka, oya. 22 kirazira kwambara karavate udafite icyakurengera. Kirazira kwambara karavate udafite icyakurengera. Ubwo turavuga nk'amafaranga. Tekereza kuba wambaye karavate ni urugero, warangiza ugakandagira inyanya z'ijana, bakakubwira bati ngaho zishure, ugatangira uti mwaziterekeye mu nzira iki, ninde bababwiye ngo muzishire hano kandi muzi ko zoroha, ninde bababwiye ngo muzizane hano kandi muzi ukuntu ziba zorohereye. Ugatangira ugashyira ubwo busobanuro, nyamara atari ubwo busobanuro ugendereye, ahubwo uri kuvuga ngo ni ijana ntaryo ndibuze kubona, mana ndabigenza nte, nuko wabona abayikuruye. Nguko reka twihute. 23 nta wambaye karavate usabiriza. 23 kirazira ngo niba wahuye cyangwa se nahuye n'ikibazo cya mikoro makeya, ngo uje gusabiriza wambaye karavate, ngo uje gufunguza wambaye karavate, ngo uje gusaba wambaye karavate, oya rwose ngo ntabwo ari byiza. 24 bavuze amakanda rwose ni inama ngo nta muntu wambaye karavate ugenda na moto cyangwa se n'igare, ngo cyangwa ikindi kintu cyose kidatwikiriye. Ngaho rero twumvire hamwe ry'aba boss. Ariko kuva ari inama turarebamo izidukwiriye cyangwa se turarebamo izitabangamye. Ngo si byiza ko wagenda wereza amaguru ngo ku rugare se, ngo ugenda wereza amaguru ngo keretse hari indi mpamvu idasanzwe biguteye, ngo genda wicaye ku gare na karavati iri kwerera n'amaguru ari kwerera. Ngaho rero ni ukwerera gusa, ngo ntabwo ari byiza, niko batubwira. 25 ngo nta wambaye karavate usaba rifuti, ngo kuko agomba kwitegera akaba yategera n'abandi. Ngaho rero ngo nyaboneka wangeze imbere, bifitanye isano na yanjye ngo turangije, ngo bose ngo mwangeze imbere, ngo bose ngo mubyumve namwe, navuze kugira ngo mubyumve neza, ngo urabanza wabyishiraho, nuje urumva ari byo, uvuga uti reka mbyemere. Tugeze ku ngingo zigize ngo si byiza kugenda muri twegerane, ngo si byiza kugenda muri twegerane. Ngo urumva ko niba uri kumwe n'abandi bameze nkawe mwafata inziza, ngo mwakagombye kuba mwateze iyanyu yabiyubashe, igahagarara aho mushaka ikagera aho mushaka, kuko mwifuza kugera aho mushaka kandi hiyubashe heza. Ni inama tugirwa. Ngaho reba ingingo ya 27, ni byiza
kwambara karuvati ngo urengejeho ikoti, ngo turavuga inyuma y'ishati, ngo nibyo byiza kurushaho. Twamaze kubona ko ishati y'amaboko maremare ari ikwiriye, ariko ngo biba byiza cyane noneho ngo iyo warengejeho kuri iyo shati iriho karuvati ngo kukarenzaho ikoti, ngo kuko ngo iyo uvuga burya ngo turacyari kuri ino ngingo 27, ngo kuko iyo uvuga ngo bundi ngo hakagombye kuvuga ngo ukoresha n'amajesti, kuko ngo hari igishati ishobora kuzamuka itarengejeho ikoti, ugasanga rwose isengeri nayo itangiye gukora ayandi majeste utabizi. Ngo iyo warengejeho agakoti rero ngo biba binurira, ingingo 28 cyangwa se inama 28 ngo ni byiza kuja imbere y'abantu wambaye karuvati. Ngo ni byiza kuja imbere y'abantu wambaye karuvati, ngo kuko abantu bifuza kugutegera amatwi. Turiya muntu ko ari mushyashya, we yaba agiye kuvuga ibishasha, bagiye kuvuga ibyubaka, nuko rero nguko. Reka tube tugarukiye kuri ino ngingo ya 29, ngo ni byiza iyo uri kumwe ngo na madame se ngaho, ngo madame ngo igihe wa mugabo yambaye karuvati, ngo madame ngo ntiyakagombye kwambara ipantaro, ngo cyangwa ngo yambaye ijipo ya ntabwo ari byiza rwose. Ngiye umugabo yambaye karavati, umudamu agomba kuba ubwo yambaye ya myambaro tuvuge ihuje no gushaka kwijuru, yandi janiranye ngo n'umuco, ngo twavuga ngo nk'imikenyero, imikenyero amwe bavuga ngo ni imishanana. Ngo ntabwo ari byiza rero kuba ari umugabo ngo abe kumwe n'umugore ngo yambaye ipantaro, ngaho utekereza ngo wenda ubwo niko kuvuga ati none se ubwo bakwitiranya umugabo n'umugore ati none se yambaye ijipo, ko ntabwo ari byiza kuko bagira ngo ni umugabo uri kumwe n'inkumi. Ni inama ariko nyamara ari kumva zirafatika. Ngo madame ngo igihe Imana yabahaye ibitsina byombi mu gihe mwabyaye, ngo biba byiza burya ngo igihe ngo madame afashe umukobwa, ngo naho bwana ubwo ndavuga umugabo ngo afashe umuhungu, ubwo hano yagiraga inama kuko baba bafite ibitsina byombi. Ubwo rero batabifite byombi, ubwo nta kibazo mwafata abana banyu rwose, nabwo nta kibazo kuko nizi ni inama. Ariko ikirimo muri nama ya 29 kwambara karuvati haba byiza rwose. Mudamu ntiyakirinda ipantaro n'ijipo, nicyo cy'ingenzi kiri mu ngingo 29 kugira ngo dukomeze kwirimbisha kandi tube abanyacyubahiro. Reka rero dushimire Imana cyane yakomeje gutanga ubwenge kandi igashiraho n'uburyo bwo kwambara. Reka tunezererwe cyane rero uburyo tugomba kwirimba kandi tukaba nk'abanyacyubahiro. Reka dushimire Imana rero n'inama igenda itanga ko twagenda turebamo izikwiriye rwose, izikwiriye nk'abahungu ba Aroni. Reka turangiriza ahangaha kuri ino ngingo ya 29 kugira ngo ikigisho cyacu kitarambirana. Tuzakomeza n'izindi ngingo. Uwiteka duhe kwambara kandi twirimbishe nk'abanyacyubahiro. Uwiteka duhe kwambara twirimbisha nk'uko we abishaka kandi abitegetse, cyane cyane ko uwo mwambaro w'abagabo twagarutseho cyane witwa karavate ukunze kugaragara ku bantu bavuga butumwa. Ubwo ndavuga cyane abagabo. Reka rero bagabo dukomeze kwirimbisha kandi tube abanyacyubahiro mu buryo bukwiriye, kandi dukomeze dutebutse kugaruka kwa Yesu Kristo bigaragarire no ku myambarire yacu. Izina rye reka rikomeze guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Nibyo dusabira uvuga, abamwumva ndetse n'abazamwumva, mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.